Hari benshi tujya dusuzugura kunywa amazi mu gitondo. Niyo mpamvu mpisemo uyu munsi kubagezaho impamvu, ibyiza n'akamaro ko kunywa amazi mu gitondo ukibyuka. Kunywa amazi ukibyuka ni ingenzi cyane ku mubiri kubera ko bigufasha kongera gukora neza. Tekereza ko wamaze amasaha ugera ku 8 cyangwa se 7 ntacyo kunywa urakira mu kanwa. Niba warabyitegereje neza, ukunda kubyuka wumva umwanka wokera, wumva wumagaye cyane. Ibi ni byo bibi uryamye. Dore bimwe mu byo kunywa amazi bidufasha. Byongera kukurinda umwuma. Nyuma yo kumara amasaha menshi usinziriye, umubiri ugenda ugira umwuma, ukumva umeze wumagaye. Kunywa amazi ukibyuka rero bifasha kongera igipimo cy'umwuka mwiza wa oxygen, ndetse bikongera gufasha no mu ikorwa ry'igisoro ry'amaraso. Amazi yo mu gitondo ifasha gusohora imyanda mu mubiri. Kunywa amazi ukibyuka mbere yo kugira ikintu icyo ari cyo cyose ufata cyo kurya bifasha gusukura amara, bityo bikagufasha intungamubiri kwinjira mu mubiri ku buryo bworoshye. Uretse gufasha amara kandi, iyo urugero rw'amazi ruri hejuru, bigira akamaro kandi n'impyiko kubera kuzifasha mu mikorere yazo. Kunywa amazi byongera imikoreshereze y'imbaraga mu mubiri. Aha niho ujya wumva benshi bavuga ko amazi abafasha kunanuka. Kunywa amazi nk'uko ubushakashatsi bwagaragaje ko amazi afasha mu gutakaza karori nke zitagira icyo zikora mu kugabanya ibiro. Kunywa amazi ukibyuka bigufasha umubiri gutakaza imbaraga, kongera kugira imbaraga. Niyo mpamvu uba ugomba kunywa amazi mu gitondo. Kunywa byibura ikirahure cy'amazi ushobora kugera no kuri litiro 1.5 mu gihe cyose ukibyuka. Bishobora kongera imikoreshereze y'imbaraga mu mubiri, bikagufasha kugumana ibiro bikwiye. Bizakurinda inzara igihe kinini. Kunywa amazi ukibyuka bituma wumva uhaze mu gifu. Mu gihe unywa amazi mbere yo kuryama cyangwa se mu gitondo ukibyuka, bigufasha kurya bike kandi bikakurinda kurya byinshi umubiri udakeneye. Gusa ntabwo ugomba kunywa amazi gusa ngo usimbuke ifunguro rya mu gitondo, kubera ko bishobora kuza gutuma urya byinshi. Kunywa amazi bifasha ubwonko kongera gukora cyane. Mu gihe umubiri ufite umwuma, ubwonko bukora buhoro. Ibi bishobora gutera kumva unaniwe, wacitse intege, ndetse no kumva uribwa umutwe. Bishobora ndetse no kugutwara akanyamuneza kawe, kumva ufite umunabi. Ingirangingo z'ubwonko zigizwe na 75% by'amazi. Mu gihe ufite umwuma, nicyo gice cya mbere kigaragaza imikorere mibi. Dore ingano y'amazi ushobora kunywa ukibyuka. Kugira ngo ubone umusaruro uhagije, ni byiza kunywa amazi nibura agera kuri litiro 1, ni ukuvuga byibuze nk'ibirahuri 4 ukibyuka. Amazi ushobora kunywa ayo ushaka, yaba akazuyazi cyangwa se akonje. Gusa ameza ntari ku bushyuhe busanzwe, yatagiye muri firigo, ntabe yagiye ku muriro. Niyo wumva amazi akubihira, ushobora kongeramo indimu, nabyo byakugirira akamaro. Abantu benshi impamvu bavuga bati ushobora kongeramo indimu byakugirira akamaro, nuko abantu benshi bakunda kutanywa amazi. Uzareba abantu benshi ntibayakunda. Mu gitondo usanga bavuga ngo arababihira, ariho noneho n'ababigize akamenyero bumva amazi rwose batayashaka. Niyo mpamvu usanga bavuga ngo wongeyemo indimu ni byiza cyane. Rero utangire nawe wige gukunda amazi, wumvise akamaro k'amazi mu gitondo ukibyuka, utajya kuyakunda wumva akamaro ko ari ngombwa. Nanjye ubwanjye ndeba ahangaha sinajyaga nkunda kuyanywa, ariko aho maze kumenyera ibyiza byo kunywa amazi mu gitondo nkibyuka, natangiye kujya nyanywa. Ubu ngubu ndayanywa nkibyuka rwose kandi ahagije. Nifurije rero ubuzima bwiza kandi no kumenya akamaro k'amazi mu gitondo. Niba ukunze video, uduhe like kandi utwandikire muri comment uko wayibonye, uyigeze ku bandi benshi cyane, uyohereza abantu benshi cyane, kugira ngo dufashe ubuzima bwa benshi hano kuri iyi si. Nawe utaha, yira Mpenzi TV, njye na Mpenzi Dozi. Bye.